umwitozo byitwa kwitoza kuko dukwiriye guhora tubyifuza dukwiriye guhora tubishaka ntago ari ikintu umuntu yacivinga ngo avuge ngo ndakigezeho birarangiye kwitoza kubera Imana indahemuka kwitoza kubera Imana abizerwa kandi ibyo bintu bibera mu mutima hatagaragara niyo mpamvu rimwe na rimwe bitubera umutego kubera ko bishimwe inyuma bigaragarira abantu nshobora kubyirindira kwanga kuri bungaye kwanga kuri bunseke kwanga kuri bumfate nabi ko nta muntu ukunda kugaragara nabi mu maso y'abantu ariko kubera Imana indahemuka umwizerwa mwibanga ibyo bintu biba mu mutima bikanezeza Imana ikatwishimira cyangwa ikatugaya ntibivuga ko abana nabyaye ntabagaya nubwo bitabambura kuba abana banjye ariko nkumva sinejejwe nuko babayo bagira ubundi buzima nkumva bunteye ishema kwa kuno ubye mva atewe ishema nuko umwana we yatsinze mu ishuri yitwaye neza afite ubuzima bunejeje ariko unejeje nugayishije ntago bibavana kuba ari abana ibyo rero birashoboka natwe mu rugendo rw'abizera reka dukomeze rero nongera kwifuza ko umuntu yagenda ahera inyuma kugira ngo nanone abyumve neza kuko hari ibyo tuba tutari busubiremo ariko turi kuri uwo mwitozo kubera Imana indahemuka kubera iki Imana iradutora iraduhamagara ikadutoranya rwose katurobanduza ubuntu bwayo ariko yifuza ko abo yarobanuye bagenda bayibera indahemuka bakomeza kuba abizerwa abo bagahinduka abantu Imana irwanisha bagahinduka ibikoresho by'Imana Imana icamo kugira ngo yuzuze icyubahiro cyayo hano mu isi kugira ngo bakoreshwe ubushake bw'Imana reka tuhere rero ku buzima bw'uyu mugabo w'Imana witwa Abrahamu dukomeje mu cyigisho cyacu mu gitabo cy'itangiriro igice cya 22 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri nkuko twabivuze ubushize twavugaga ko Imana izana ibimeze nk'ibizamini test ibintu bidusuzuma ni nk'isuzuma kugira ngo rese koko araza kunyizera hari ahantu arakomeza mbere umwizerwe ahitamo kunyizera twigira imbere hanyuma Imana ikapprove mbese tukabona God's approval hanyuma urugendo rugakomeza kwigira imbere reka turebe mu gitabo cy'itangiriro igice cya 22 kuva ku murongo wa mbere turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri hanyuma dusimbuke iyi nkuru waza kuyumva niba utayimenyereye uretse ko n'ubuna yimenyereye ukayisubiramo utabura kunguka ibindi igitabo cy'itangiriro igice cya 22 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri nkunda Bibiliya ko yaduhishuriye byinshi nta details ziri ngombwa dukeneye itaduhaye reka dusome hano ku murongo wa mbere ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Abrahamu igira iti iramugerageza uwitwa inshuti yayo ariko ije kongera gupima no gusuzuma ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Abrahamu iramuhamagara iti Abrahamu aritaba ati karame iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu cy'Imoriya umutambireyo ku musozi ndi bukubwire abigitambo cyotswa mbibutse ko Abrahamu yarazi ijwi ry'Imana yarazi kumenya ko ari ibyo yibwiye cyangwa bwiwe n'Imana iri jambo rishobora gukoreshwa nabi ngushakaho amafaranga nkazangura ngo zana Isaka wawe sibyo ndimo kuvuga hariho n'ibishukana byinshi muri uru rugendo sibyo ndimo kuvuga ikintu uzi neza umaze kumenya ijambo ry'Imana umaze kumenya iby'Imana ikunda n'ibyishaka urabizi neza ko ibyo bintu ari Imana irimo kubigusaba ukaba ubizi neza atari manipulation y'abantu kandi kuba hariho ibibi n'ibya fake n'ibimanipira ntibiravanaho ko Imana igifite iby'ukuri bizima kandi igisaba abantu ibintu runaka rwose ikabibasaba ikagusaba umwanya ikagusaba ku butunzi ikagusaba ikintu runaka nta kintu Imana idusaba kugira ngo ikijyane igisaba kugira ngo twebwe tuze kwigirana imbere nayo nkuko tubibona ahangaha ngo iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu cy'Imoriya umutambire ku musozi ndi bukubwire abigitambo cyoswa umuzehe yarabyutse nyine aragenda nkuko Imana yari bimusabye reka tugende ku murongo wa 12 amaze kumurambika rwose yabyemeye agiye kumutanga yabirangije inkotira aho hafi arenda kwica uwo mwana w'ikinege akunda cyane nkuko Imana yari bimwibukije ku murongo wa 12 ngo aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umutwara kuko ubumenye yuko ubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege tekereza mu by'ukuri dukurikije urugendo Abrahamu yaragendanyemo n'Imana Abrahamu yakundaga Imana yaranayubahaga yari yanayizeye yahaguruka iwabo muri y'abakarudaya atazi aho Imana imwerekeje agenda rwose agerageza nk'uko umuntu agerageza kubaha Imana ye ndetse yitwa inshuti y'Imana ariko muri urwo rugendo amaze guhabwa umwana w'ikinege akunda cyane umwana wuzuyemo n'amasezerano y'igitangaza ariko Imana iratinyutse irongera iraje mubwira ikintu nk'iki ngiki namubwira ati uriya mwana wawe none wo shaka hanyuma Abrahamu rwose aramutanga ahangaha ni nkaho yari yamutanze abirangije rwose ngo tubona mu Baheburayo ngo yamugaruriwe nk'uzutse kuko yari yamaze rwose kumutanga aramubwira ati Marayika w'Uwiteka avugira mu ijuru abwira Abrahamu ngo aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umutwara kuko ubu hari ikintu ngewe menye
Uwiteka uzi byose hari ubwo yifuza kongera kumenya icyo umutima wawe n'uwanjye birimo bivuga. Ibi bintu biratangaje ngo kuko ubumenye yuko wubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Niki kimuteye giteye Uwiteka kumenya ko Abrahamu amwubaha? Nuko Abrahamu atimanye umwana we w'ikinege akunda cyane. Ngo kuko ubumenye yuko wubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Turabizi neza ko byashushanyaga Kristo, rwose turabizi, ariko iyo Mana igenga ibihe ifite impamvu y'ibintu runaka bitugeraho, wari ukwiriye kuyizera. Mwibuka ko Abrahamu ahangaha atazi ko ari ku mwana wari tipe ya Yesu, atazi ko bishushanya Yesu. Ni ubuzima busanzwe nkuko wowe nanjye turimo guca mu buzima busanzwe, ariko data bafite icyo azakoresha ubuzima bwacu, icyama we nanjye tukiga kumwiringira no kumwizera. Ngo kuko ubumenye yuko wubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Kuri 15 ngo maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Abrahamu ari mu ijuru, aramubwira ati kuri 16 ndirahiye ni ku Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Mwumva Imana yo mu ijuru izi byose, ifite imitima y'abantu mu kiganza cyayo, igenga byose, yongera kwirahira hejuru y'ubuzima bw'umuntu. Wemeye kumvira Imana mu bintu bigoye, wemeye gukiranukira Imana mu bintu Imana imusaba. Nta kintu na kimwe Imana igusaba kizaguhombya. Misi ya mbere byamera nk'igihombo. Njya nibaza uko Abrahamu yagiye atekereza mu rugendo rw'iminsi 3 atwaye umwana watabwiye mukecuru we Sara, arimo agendana n'abagaragu. Byagera imbere umwana akamubaza ati se data, aho nitwibagiwe igitambo, nguyu umuriro ngizi inkwi, ariko si igitambo kiri hehe? Hanyuma akamubwira ati Imana iraza kwironkera intama y'igitambo. Ariko mu mutima we hari hameze gute? Kumvira Imana bijya bituvuna, bijya bigora gushyira ibyo nashakaga, nyamara n'iki ijambo ry'Imana rivuga ngo nabishyira ku munzani ngasanga kumvira ijambo ry'Imana nibyo bingoye. Ariko reka nkubwire, nta gihombo n'iki kimwe uzagira muri ubu buzima, yewe iby'ubugingo buhoro sindinda kubikubwira, ariko nta gihombo uzagira mu kumvira Imana. Icyakora iyo minsi ya mbere imeze nk'igihombo. Tekereza cyane mu mutima wa Abrahamu ko byari bimeze, niko nawe bizakumerera. Udahisemo kumvira amarangamutima, udahisemo kumvira kuha y'isi, aha isi igana, ugahitamo kumvira ijambo ry'Imana, uzabyungukiramo. Imana ishimwe cyane. Imana iravuga ngo ndirahiye. Imana yirahira. Imana irahira hejuru y'ubuzima bw'umuntu yiremeye igenga. No kuvuga ngo Abrahamu yarafite amahirwe, nako yarafite amahitamo yo kubyemera by'Imana imubwiye, cyangwa kwigumanira umwana we w'ikinege. Biratangaje uburyo twima Imana ibintu n'ubundi Imana ifiteho ijambo. Ubundi se Isaka Imana ntiyamutwara aho yashakira, yamutwara, ariko Imana ikenera gukorana natwe. Nta kintu na kimwe Imana itazakoranamo natwe. Imana ishimwe cyane. Ndirahiye ni ku Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Iyo uhisemo rero kubahisha Imana kugira ngo Imana ishyirwe hejuru mu muntu wawe wo mu mwuka, uba wimutse. Inyuma tuba tubona Abrahamu agisanzwe yagarukanye n'umwana we, wenda ntiyatanze detail y'icyo yuko byabagendekeye, ntituzi niba yarageze mu rugo akabibwira Sara, ariko ashobora kuba yamubwiye kuko iyi nkuru ntago wayibika. Inyuma bisanzwe, ariko mu muntu we wamwe imbere Abrahamu yimutse, yamenye Imana ku rundi rwego, abagiye kubana n'Imana umubano utandukanye n'uwo yabanaga nawe mbere. Niko bitugendekera. Ntago Abrahamu atahana umutima umeze nk'uwo yazamukanye Moriya, atahanye umutima utandukanye. Abrahamu arahindutse mu muntu we wamwe imbere. Ikindi uko azasigara abana n'Imana bizaba bitandukanye. Mwibuke ko umwana n'uwo yaramwibyariye, ariko abonye ko uyu mwana akwiriye kumurekurira mu maboko y'Imana. Ibintu Imana ishobora kutwamburaho gatoya cyangwa kutubuzaho gatoya, ntago ari ukugira ngo ibitwambura bimaze ikisi. Ariko iyo ugarutse uyu mwana ubu bizi ko waramuhawe, waramubyaye, ariko urimo uramurerera Imana mu by'ukuri. Ni nako Imana itugenza ku butunzi. Ntabwo Imana yifuza kutwambura ubutunzi bwacu, oya, kuburara kwawe, gutakaza ibyo wari wararuhiye, nta kintu bimaze rwose mu maboko y'Imana habe na gato. Ariko iyo ubigaruriwe bivuye ku Mana, uza utakiri nyirabyo, uzuri igisonga cyiza kitakizirikanywe n'ikintu na kimwe. Ari abana wibyariye niwe wababyaye, niwe wabagire ku bisi Imana yabaguhaye, ariko ntubukizirikanywe nabo, ubarera nk'ubarerera Imana. Iyo Imana igutije ubutunzi, umenya ko atari ubwawe.
kandi uko bubu bwawe mu mutima niko bukubera umutego, ni nako Satani abukoresha. Ni iki rero Imana ibishaka? Ubu hari impinduka z'igitangaza zakoretse mu mutima wa muzehe Abrahamu. Arimo araberaho Imana, arimo arabirekurira Imana. Uru rubyaro icyo ruzaba cyo, umugisha w'igitangaza uzamwitirirwa, twese tukamwitirirwa hari cyangwa adahari kubera Kristo, ntago bizirikanye n'umutima wa Abrahamu, ntago biteje Abrahamu kumva abaye igitangaza, kuko ubuzima bwe buri mu biganza by'Imana, aburekuriye mu Mana. Imana ishimwe cyane. Asohokana rero cyangwa turukana aho hantu imbaraga zo kutagira ikintu yongera kuzirikanwa nacyo mu by'Imana yamuhaye. Umwana nuwe, ariko arabizi ko ari n'uw'Imana, ariko arabizi ko amurerera Imana, ariko arabizi ashize ubwoba ko nta kintu cyaba kuri uwo mwana Imana itakigenza, Imana itakigenga. Imana ishimwe cyane. Mu bantu bose rero baca muri risuzumwa, bamwe bavamo bahindutse abantu banezeza Imana, ariko abandi bakavamo batabaye abayinezeza. Imana ishimwe cyane. Nongere mvuga ngo ibi ntibyakuvanyaho agakiza niba warakijijwe, ariko ushobora kuba mu b'Imana yishimiye bayinejeje, cyangwa se mu b'Imana igaye kavuga ataratsinzwe pe. Ntago tuzi indi scenario iyo Abraham aza kwanga gutanga uriya mwana we, ariko reka nkubwire, umutima w'Imana unezerwa nuko twayizeye, nuko twashyize ubuzima bwacu muri yo. Reka duhere rero ku rugero nari mvuze ngo rirasuzume ribaye, bamwe bavayo banejeje Imana, abandi bakavayo batayinejeje, bababaje umutima wayo, kandi abayinezeza n'ubundi nabayizeye. Na hana Abraham avuga ati ibyo bise niyo yamumpaye, ubwizi nuko izabigenza, niba imuzura ariko ngenda mutanga ubwo yamumpaye ikaba imunsabye. Hanga turimo turavuga ibintu bikomeye byo gutanga umwana, ariko ibintu Imana igusaba mu buzima ni ibintu bitoye. Bishobora kuba ari time yawe, bishobora kuba ari umwanya wawe, bishobora kuba ari amaso yawe ukura ku bitagira umumaro, ari amatwi yawe ukura mu bitagira umumaro, ari ugusohoka mu kigare kivuga ibintu bipfapfanye, ariko wareba izo nshuti na bonde mufitanye n'igihango mufitanye naho bya, aho kugira ngo baguseke ukemera ukabijyamo, kandi ubyumva neza ko bitakijyanye n'icyo wakire n'ibyo wizeye, cyangwa akazina ufite ko avuga ati bazanseka, bazangaya, bazavuga ko n'umuntu w'umuturage, bazabona ko ntagezweho. Ibyo ngibyo ubwabyo kwitandukanya nabyo bikakunanira. Imana ihera mu bintu bitoya, nk'uko abana bacu batoya tutabashinga imirimo minini, oya kutuntu dutoya, utuntu dutoya. Umwana utangiye kumenya kwikorera isuku, dukeneye kumenya ko byibuze yabyutse akaburosa amenyo ye. Ntago ndi bumutume kuri banke, ntago ndi bumutume mu garage, ntago ndi bumutume mu murima, nta kintu ndi bumutume, ariko se byibuza arabizi ko agomba gukara mu maso abyutse. Rero uhere ku bintu bitoya uzi neza ko Imana itabishaka mu buzima bwawe, ubanze uyibire kurire. Ibyo uzi ko ishaka utangire ubihobere, ubyakire, ubizane mu buzima bwawe. Iyo rero duciye muri risuzumwa, bamwe bavamo bahindutse abanejeje Imana, abandi bakavamo batabaye abayinezeza. Imana ishimwe cyane. Reka duhere ku rugero rw'abatarashimishije Imana, nyamara Imana ntibima ineza yayo nubwo batayishimishije. Mu gitabo cyo kubara igice cya mbere uze kuhasoma, ntabwo tuhasoma, ariko tubona habaho ibarura. Igitabo cyo kubara Numbers, tubona habaho ibarura ryo kubara abagabo cyangwa se abasore barengeje imyaka 20 bagombaga kujya ku rugamba, bari bafite ubushobozi bwo kuba bajya ku rugamba. Barababaruye babonye abagabo barenga 600, ariko aba ntibageze iyo bajyaga kuko batanejeje Imana. Reka turebe mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'Ikorinto, igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Turebe uko bano bagabo bavugwaho, birababaje. Data adoye kuba kure ibisa nk'ibi ngibi. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya 10 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 5. Ngo bavandimwe, sinshaka ko muyoberwa ukuntu, nkoreshe ijambo ry'Imana, sinshaka ko muyoberwa ukuntu basogokuruza bose bagendaga bayobowe na cya gicu, kandi bose bakambuka ya nyanja. Bose babatirijwe muri cya gicu no muri ya nyanja, kugira ngo babe umwe na Musa. Bose basangiye bya byo kurya byavuye ku Mana, iyo ni manu. Bose banasangiye cya kinyobwa cyavuye ku Mana, kuko banyweraga kuri rwa rutare rwavuye ku Mana rwagendanaga nabo, kandi urwo rutare rwari Kristo. Ngo ariko benshi muri bo, murongo wa 5 urababaje, ariko benshi muri bo ntibashimishije Imana, nicyo cyatumye intumbi zabo zinyanyagira mu butayu. Akarongo twitaho nakangaka, ariko benshi muri bo ntibashimishije Imana. Mwumva iby'ubuntu bari baragiriwe nkuko natwe tubigirirwa. Ngo bose bari barabatijwe muri cya gicu no muri ya nyanja, kugira ngo babe umwe na Musa. Bose basangiye bya byo kurya byavuye ku Mana, bose banasangiye cya kinyobwa cyavuye ku Mana, kuko banyweraga kuri rwa rutare rwavuye ku Mana rwagendanaga nabo, kandi urwo rutare rwari Kristo. Ariko benshi muri bo ntibashimishije Imana, nicyo cyatumye intumbi zabo zinyanyagira mu butayu. Imana itugirire imbabazi. Baracunguwe bakurwa muri Egiputa, abashyizeho cya kimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama
ndakita ikimenyetso icyo gihe cyabo nticyari ikimenyetso ariko kuri twebwe cyari ni ikimenyetso cyagaragaza gucungurwa natwe ku bwa Kristo. Bakijijwe n'amaraso y'umwana w'intama nkuko natwe twakijijwe n'amaraso ya Kristo, bari bayashyize ku nkomanizo z'imiryango, bacungurwa gutyo, bakizwa gutyo, batarebye ngo bamwe imbere bameze gute, bakoze ibiki, ariko ku bw'ayo maraso yari ari ku mazu yabo baracungurwa nkuko natwe twacunguwe ku bw'amaraso ya Kristo. Bibiliya iradushushanyiriza ikatubwira ngo babatijwe mu nyanja itukura, ngo babatizwa no muri cya gicu, babatijwe mu nyanja itukura bishushanya uyu mubatizo w'amazi, ngo banabatizwa munsi y'igicu bishanya kubatizwa mu mwuka wera. Ariko wumva ibyo byose nubwo byabayeho, ngo banyweraga ku gitara cyo Kristo wagendanaga nabo, banyweye amazi, bari ibyo kurya byavuye mu ijuru by'Imana ariyo mani, ariko ngo bigasoza, ngo ariko benshi muri bo ntibashimishije Imana. Birababaje, Imana itugirire imbabazi. Bigasoza batishimirwa n'Imana kubwo kutizera kwabo. Imana itugirire imbabazi. Niyo mpamvu iri jambo ryo mu Baheburayo 11:6, Abaheburayo 11:6 baratubwira ngo ari kutizera ntibishoboka ko ayinezeza. Muri make nuri Abraham umugabo w'Imana twasomaga, ntibyari bushoboke ko yanezeza Imana atayizeye. Yaravuze ngo yarampaye, yakwisubiza, yabasha no kuzura n'uwapfuye. Uko no kwizera Imana mu buryo butangaje. Kwizera Imana kuzanwa nuko amagambo y'Imana twahaye umwanya muri twebwe akinjira mu matwi yacu, tukayasoma n'amaso yacu, tukayatekerezaho, akagenda akagwiza gutekereza kwa Kristo muri njyewe. Hanyuma nkizera Imana itaboneshwa amaso, nkizera Imana ntari najya mu ijuru, ariko nkajya mera nk'umuntu wageze akahasura akagaruka. Uko niko abantu bashobora kubaho banezeza Imana batuye nahangaha muri ino si, kuko ibintu byo kwisi byose birafatika, biboneshwa amaso, ukabitunga cyangwa bikagucika ukabubireba. Nibishoboka rero ko wanezeza Imana, gutekereza kwa Kristo kutagwiriye muri twebwe, kandi ntiyakuduhishe abizera ngo yaduhaye gutekereza kwa Kristo. Imana itugire neza. Ariko se kuzanwa niki? Nuko nyine ibitekerezo bya Kristo nabyakiriye. Si ibitekerezo bya Kristo bibahe, biba mu ijambo rye. Niyo mpamvu umwanza turwanya kugira ngo ijambo rye rye kuba ryinshi muri twe. Ngumane gutekereza kwanjye, ngumane gutekereza nakuye mu by'isi nahaye umutima n'amaso, gutekereza kwa Kristo kuncike. Ngo ari kutizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Hari igihe dusenga ko twamenyereye gusenga ariko tugasenga ntacyo twiteze. Ngo abegera Imana bakwiriye kwizera ko iriho ikanagororera abayishaka. Ntabwo turimo kwishaka tuba tutakaza umwanya. Iriho kandi izanatugirira neza. Imana itugirira ubuntu. Ikintu gitangaje rero ahangaha, biratangaje, ntibyigeze inyifato yabo ntiyabujije Imana kubitaho, ntiyabujije Imana kubagirira neza. Nubwo batashimishije Imana, Imana ntiyabuze kubagirira neza. Ibi rero rimwe na rimwe bitubera ikiturangaza cyangwa bikatubera umutego, kuko mbona ineza y'Imana mu buzima bwanjye bikaba egare ko Imana inyishimira, bikaba bihwanye nuko Imana inyishimira. Ntago ariko kuri. Imana yitaye kuri physical needs zabo. Imana yitaye ku byo bari bakeneye byo mu mubiri. Ngenda yabo ntiyabasaziraho, ibirenge byabo ntibyabyimba, kandi Imana itabishimira. Mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 4 muri Deuteronomy 8:4 haravuga ngo imyenda yawe ntiyagusaziragaho, kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Abantu Imana itishimiye, ariko imyaka 40 ikabambika, ikabagaburira, ikabitaho, ikabarinda n'indwara. Muri Zaburi 105 umurongo wa 37 muri Bibiliya ijambo ry'Imana, Zaburi 105:37 ngo ariko Abisiraheli bakurayo bafite ifeza n'izahabu. Murabizi bakuyeyo ubutunzi bw'abanyegiputa. Ngo nta numwe wo mu miryango yabo wagendanaga intege nke. Imana yabarinze intege nke mu mubiri kandi itabishimiye. Twe kugwa mu mutego, twe kugwa mu mutego. Kugira ibintu bimeze neza inyuma biraryoshye, nta muntu utabyifuza, ariko ntabwo ari garanti yuko Imana itwishimiye. Ariko nyamara Mwuka Wera arondora imitima yacu, iyo tutarangaye natwe turahamenya mu mutima. Imana itugirire neza. Turi muri wa mwitozo we kwifuza kunezeza Imana, kubera Imana indahemuka mu mutima wacu ahatabonwa n'abantu. Biratangaje rero kubona ibi bitangaza byose Imana yabakoreye, ariko Imana ibarakariye, itabishimiye. Mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 17, rwandiko rw'Abaheburayo 3:17, Bibiliya yera iravuga ngo kandi ni bande yagiriraga umujinya imyaka 40. Tekereza Imana kukugirira umujinya imyaka 40. Sabacumuye bakagwa intumbi zabo zigahera mu butayu. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo yarakaye imyaka 40. Ngo ni bande si Imana yarakariye imyaka 40? Ni babandi bacumuye imirambo yabo igakwira mu butayu. Imana ntiyabuze kubagirira neza, ariko Imana ntiyari bishimiye. Ngo Imana yabagiriraga umujinya, Imana yari barakariye imyaka 40.
kubera Imana indahemuka, kubera Imana umwizerwa mu mutima, ukaba mu itsinda ry'abanezeza umuremyi wawe, uwagukunze udakwiriye, utarishimishije igihe yagushakaga, ngo yihanganiye isoni zo ku musaraba, yihanganira ikimwaro, yihanganira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa n'abo yaremye, ngo abitewe n'ikizi yarebaga abantu bazava mu bise by'amaraso ye, yabonaga wowe nanjye. Ni gute uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha, akihanganirwa gukorwa n'isoni ku buryo bwose, akankunda bingana gutya, kandi ntiyategereje ko ntungana ngo nkunde, yankunze nkiri umunyantege nkeya, nuzuye ibyaha, ndi umwanzi w'Imana. Ni gute njyewe wamaze kwakira urwo rukundo napfa kubaho uko mbonye? Imana iduha ubuntu kandi dushoboze, itera umutima wawe. Igituma ibi ngibi tuba tubivugaho no kugira ngo umutima wabanze ubigirire inyota, no kugira ngo umutima wabanze ubyifuze, no kugira ngo umutima wabanze ubigambirire. Iyo umutima wabigirira inyota ukabigambirira, Mwuka Wera azabivomereramo, azabigushoboza. Imana ishimwe cyane. Twe kuba abantu bifuza nk'iyi neza bagiye babona mu butayu, bakagaburirwa, bakarya amanu, bakanywa amazi avuye mu gitare, ibintu bigakomeza, imyenda yabo ntibasazireho, bakagenda babaho igihe kimwe bashaka n'inyama cyane, Imana ikazizana bakazirya, bikagenda binabamerera nabi, ariko imitima yabo itanejeje Imana. Twe kwishimira gusa ibyo twakura ku Mana, ariko twifuza uyu mutima unejeje Imana mwibanga, bikurize, bigutere gusenga, bigutere kwigira imbere igihe umutima wahemukiye Imana mwibanga. Ni ibintu bitarashyira mu bikorwa, ni intention z'umutima, nuko umutima wanjye umutekereza, naho umutima wanjye wataniye niyo nta muntu numwe wahabona, ariko wantera kubwira Imana ngo Mana, umutima wanjye ugiye kure yawe, gutekereza kwanjye kugucumuyeho, kongera guhindukirira ibyo wanga, ukatakira Imana, ugasenga, bikagutera gusenga. Umwuka Wera azakuzuza imbaraga. Imana itugirire neza. Ibi rero bikwiye kutwigisha iki? Bikwiye kutwibutsa ko Imana isubiza amasengesho n'abizera b'abanyamubiri, yewe n'abatayubaha, ntibibuza Imana kubagirira neza. Imana ntitugirira neza ishingiye ku mimererwe yanjye yo mu mwuka. Ese mu mwuka we hameze neza? Mu mwuka utansasabanye n'Imana, arimo arumvira data? Oya. Imana itugirira neza ishingiye mu bugwaneza bwayo, ishingiye mu mbabazi n'urukundo rwayo. Niyo mpamvu igusha imvura ku babi n'abeza. Imana ni urukundo, Imana ni inyembabazi, ariko ntugarukire bugufi ngo ituvuga ngo nta kibazo yigirira neza gusa. Koko wagukunze, wakumeneye amaraso, wambaye ubusa ku musaraba, nicyo wamwitura. Tekereza ufite umugore n'umugabo, ari umugore n'umugabo babanye mwene uwo mubano, cyangwa nuko ampa ibyo nshaka, ariko urukundo rudahari, uwo mubano umuntu wese wawudiscovering akamenya ko ari cyo umukundira, yababara. Ari umukunzi w'ukuri akamenya ko umukundira ibyo aguha, ariko nta busabane ntukeneye kwegerana nawe. Umuntu wese ugukunda by'ukuri bizamubabaza, nkanswe watumeneye amaraso. Imana rero duhera imvura, izuba, ibyiza ikabiduhera kuko ari inyembabazi kandi kuko ari nziza. Ntibidetermina ko mu muntu wanjye wo mu mwuka hameze neza cyangwa ko ndimo kumvira Imana, ariko turimo turaganira ku buzima bw'abifuza gukurira mu gakiza, ku buzima bw'abantu bifuza kubera Imana indahemuka. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu kirimo aha ngaha nuko gukoreshwa kijya kibera abantu umutego, nuko gukoreshwa ibitangaza kwanjye. Aho ngo twavugaga ibitangaza Imana ikorera abantu, kuko yarabambitse, abagaburira, barinda indwara, ibaha imbaraga, ariko noneho gukoreshwa ibitangaza kwacu, twebwe turimo tuministeringa cyangwa turimo dukorera Imana. Gukoreshwa ibitangaza kwanjye si igihamya ko Imana inyishimiye. Kuba nagira imirimo myiza yamamara ikamenyekana si igihamya ko Imana inyishimiye. Kubera iki? Imana yifuza ko abantu bagirirwa neza, Imana yifuza gutabara abantu, nayibera igikoresho ariko kitayinejeje. Imana itugirire imbabazi. Ibi rero aho bibabarije cyane nuko igihe bizasubirwamo, ariko igihe bizavugwa, igihe iryo jambo tuzaribwirwa ngo sinigeze kubamenya, sindi mu bazaribwirwa, ntitukabemo, igihe iryo jambo rizavugirwa, hazaba hatakira amahirwe yo gukosora ibintu, hazaba hatakira amahirwe yo gusubira inyuma. Ibi bintu birababaje kandi uwumva wese akwiriye kubyitondera. Hazaba hari mu mwanya aho gukosora ibintu kuzaba kwararangiye. Reka turebe mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 7:21 kugeza kuri 23. Nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana, Matayo 7:21 kugeza kuri 23. Ngo abahora bampamagara ngo nyagasani nyagasani, siko bose bazinjira mu bwami bw'ijuru, keretse abakora ibyo data uri mu ijuru ashaka bonyine. Ngo kuri uwo munsi benshi bazambaza bati nyagasani nyagasani, mbese ntitwahanuye mu izina ryawe? Ese ntitwamenesheje ingabo za Satani mu izina ryawe? Mbese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ubwo nzababwira neruye nti sinigeze mbamenya, nimwumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Mwumva aya magambo uburyo ateye agahinda. Twa turimo kuvuga ngo kuba Imana yankorera ibitangaza
ubuzima bwanjye bugasa nk'ubwahawe umugisha ubirebeye inyuma, si igihamya ko umutima wanjye Imana iwishimira. Kuba none Imana yankoresha ibitangaza, ubuzima bw'abandi bantu bukagirirwa neza, ngahinduka icyamamare kigirira abantu neza, ibitangaza bigakoreka, nanone si igihamya ko Imana inyishimira. Gusa iki cyanyuma aho gitereye ingorane n'akiyumviro nuko bizabwirwa abantu batagifite amahirwe yo gusubira inyuma. Ni ku minsi ya nyuma bizaba birangiye, tuzaba twakuwe muri iyi si. Ngo abahora bampamagara ngo nyagasani nyagasani, siko bose bazinjira mu bwami bw'ijuru, keretse abakora ibyo Data uri mu ijuru ashaka bonyine. Kindi kintu kibabaje nuko n'umurongo wa 22 baravuze ngo kuri uwo munsi ngo benshi, nukuvuga ngo ntabwo ari baki. Inkuru nziza nanone nuko si bose abakoreshwa n'Imana imirimo ikomeye, ibitangaza bikomeye, ntago bose Yesu azabihakana. Harimo ababikoreshwa n'Imana bafite umutima wifuza kunezeza Imana. Ariko ikintu giteye kwibaza nuko biri tavuze ngo bake muri bo, yaravuze ngo benshi, ngo kuri uwo munsi benshi. Tekereza benshi, kuko Imana itugirira imbabazi, iduhe kuba muri aba bantu bifuza umutima unejeje Imana mwibanga, nta muntu uhari. Erega hagati yawe n'Imana nta muntu wundi ubamo, ni Kristo wakunze n'Imana, kugira ngo numara kungwa n'Imana nawe Imana ice muri wowe igukoreshe kwiyunga n'abandi batarungwa nayo. Ngo kuri uwo munsi benshi, benshi. Ijambo benshi riteye ubwoba. Inkuru nziza nuko atari bose, ariko ikindi kibabaje nuko atari nabaki, ni benshi. Imana itugirira imbabazi. Reka tugane kubanejeje Imana, abantu bashimishije Imana. Imana ishimwe cyane. Turavuga kuri Kristo, n'ubutaha tuzongera tuvuga ingero ze zo mu buzima busanzwe Imana niba iduhaye ubwo buntu bwo kongera kumuvugira. Muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 17, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 3 umurongo wa 17. Ndifuza kuba muri aba ngaba bashimisha umutima w'Imana, banezeza umutima w'Imana. Uziko kunezeza Imana bidasaba kuba bamaze gukora ikintu runaka kizwe n'abantu cyangwa kiri inyuma cyangwa muri public. Imana ni nziza. Matayo 3:17 ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Igihe byavugiwemo reka tukiteho, kuko nicyo gihe gitangaje. Yesu yaratarakora igitangaza na kimwe mu murimo we uri public, yarataratangira ministry iri public, iri ku karubanda, yaratarakiza abarwayi bizwi, yarataragaburira abashonje, byari bigifite ubuzima bucecetswe buri muri silence tutazi. Yesu yaratarakora igitangaza na kimwe. Iri banga ryo kwishimirwa n'Imana gutyo ryari irihe kuri Kristo, kwari ukuba umwizerwa mu bimugerageza. Cyo ni kimwe. Aha twazirikane cyane, Imana ntitugaya cyangwa ngo itwishimire bitewe n'umurimo muri public dukora. Imirimo muri public ni impano, ni ibitizanyo, ni ibintu Imana idutiza kubwo kungura abandi benshi, bikagira n'ingano ingana nuko Imana yabigennye. Mu by'ukuri Imana ishimwe cyane. Ariko ibi bintu bikoreka mu mutima wacu imbere bizanwa no kugenda twiyegurira Imana, tugandukira Imana buri munsi buri munsi buri munsi. Imana itugirire neza. Aha rero tuyiteho cyane. Imana ntitugayira ko niba wari waragenewe kwera imbuto 30 undi yaragenewe kwera 100, ntabwo Imana izagayuwa 30 kuko ateze 100, kuko yari yahawe 30. Kereka nadahabwa natageza aho yagejeje. Nka wundi w'itaranti imwe Imana icyo yamusabaga cyangwa shebuja yamusabaga ko azana indi taranto, ntabwo yamusabaga kuzana 5 nk'uwahawe 5. Ntabwo bibarirwa rero mu bintu by'inyuma, ntabwo bibarirwa mu mirimo iri public tuzakoreshwa. Imana ishimwe cyane. Iyi myaka 30 ya Yesu Kristo twagwemo ibintu bikeya. Twabwiwemo ya insida yabaye afite imyaka 12 cyagiye yasigaraga, akababwira ngo se ntago mwari muzi yuko nari nkwiye kwita kuri business za data, kuba mu nzu ya data. Hanyuma mu gice cya 2 cya Luka, tumwe bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo wa 51 na 52, ngo amanukana nabo ajye Nazareti agahora bumvira. Mwumva ijambo rihiniyemo imyaka 30, aho Yesu tutamwumvise, aho tutamenye ibyo yakoraga, nubwo habaye inkuru zihimba ibintu nk'ibyo zitaba muri Bibiliya, ariko ubona zifobya ijambo ry'Imana cyangwa zifobya icyo Kristo yari cyo. Ngo amanukana nabo ajye Nazareti agahora bumvira. Muri make imyaka 30 ya bucece ikubiye mu ijambo ryo kumvira ababyeyi be. Ngo ibyo byose nyina bibika mu mutima we. 52 ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Muri make afite ubuzima bwo kumvira bushimwa aho ngaho yarari,
mu nzu y'umubaji mu rugo rw'abavandimwe batamwemera, byari aho bucece, ariko yumvira Imana. Hanyuma nanone urwandiko rw'Abaheburayo rwabiduhiniye mu magambo make. Abaheburayo 4:15 haduhiniye mu magambo make ubuzima bwa Yesu ari hano ku isi. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo umutambyi mukuru dufite ntananirwa kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ndetse yageragejwe ku buryo bwose nkatwe, uretse ko nta cyaha yakoze. Iyo twacogoye tujya twibwira ko Yesu yarafite akandi kantu k'ibanga. Yesu yarafite umwuka wera nk'uko natwe twamuhawe. Imana ishimwe cyane. Ariko yari yambaye umubiri ubabazwa, ubabara, usuzugurwa, igisuzuguro kikamugeraho, inzara ikayumva nk'uko nawe uyumva. Ngo umutambyi mukuru dufite ntananirwa kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ngo ndetse yageragejwe ku buryo bwose nkatwe. Yageragejwe ku buryo bwose nkatwe. Abatazi ijambo ry'Imana ahubwo babihindura nk'urwenya, ngo urumva Yesu ngo abana ngiye ngo baranduhije, ngo wowe ntihugeze ubyara ntago wabyumva, ngo umugabo aranduhije ntihugeze ushaka ntago wabyumva. Ku musaraba Yesu yasogongeye buri mubabaro wose uzaba mu isi. Muri Getsemani yasogongeye buri mubabaro wose umuntu wo kwisa azagira. Mani tugirire imbabazi, kuko ntiyari bugira imbaraga zo kubigukiza atarabisogongeye. Ntiyari bubashe kugira ubwo butware bwo kwihangana atarabisogongeye. Mu bumana, mu birenze ubwenge bwacu tumva yasogongeye buri mubabaro. Mani ishimwe cyane. Ngo umutambyi mukuru dufite ntananirwa kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ndetse yageragejwe ku buryo bwose nkatwe, uretse ko nta cyaha yakoze. Hanyuma mu Baroma, urwandiko rw'Abaroma igice cya 15 umurongo wa 3, ngo rega na Kristo ubwe ntabwo yishakiye ibimushimisha, ahubwo byamugendekeye nk'uko ibyanditswe bivuga biti, ibitutsi bagututse ninjye byahamye. Ntiyashatse ikimunezeza, yubahishije se muri byose. Ariko uzi gutukwa ntusubize, uzi gutukwa ugaceceka. Ari igihe tudasubiza umuntu ku muntu, ariko mu mutima twamushubije, twamumanyaguye, twamumazeho. Ariko Yesu yaranesheje gutukwa, anesha guhinyurwa, anesha kubabazwa. Ngo rega na Kristo ubwe ntabwo yishakiye ibimushimisha. Iyo umuntu atishakiye ibimushimisha, ashaka ibinezeza Imana. Ngo ahubwo byamugendekeye nk'uko byanditswe bivuga biti, ibitutsi bagututse ninjye byahamye. Kandi iyo ntasubizanye ibitutsi bantuka bijya ku Mana. Wari ubizi? Imana itugirira imbabazi. Yabaye umwizerwa mu kugeragezwa, ntago yigeze yishakira umunezero we. Mu karengane ntiyasubije akarengane, oya, yahisemo kunezeza se. Imana idushoboze. Hanyuma muri ibi ngibi inshuti z'Imana, ikintu kinezeza umutima w'Imana, ikintu data bayifuza ko kituviramo, na kamero k'Imana, godly character, kugira kamere y'Imana. Ibanga ryashoboje Yesu ni ukwizerwa mu bigerageza no kugenda gwiza kamere y'Imana nk'uko natwe bidukwiriye. Uzi gutukwa ntusubize, uzi kwangwa ntiwitura abantu urwango. Imana igenda ibidukuriramo kugenda tugira kamere yayo. Imana ibitugwiriza. Nta kintu na kimwe Imana igusaba kizaguhombya. Nongere mbivuge, ntago ari umwami n'umutegeka mubi w'icyo avuga ngo reka mbarebe bashinyiriza, reka bumve. Oya, irabizi neza ko iyo uhisemo guhitamo iby'Imana ishaka no kunezeza Imana, bizagukuriramo akamero k'Imana. Uzagenda uhabwa buke buke gukunda nk'uko Kristo yakunze, kubabarira nk'uko Kristo ababarira, kugirira abantu imbabazi nyinshi zigwiriye nk'uko Kristo yazitugiriye. Ntago rero Imana yicaye ku ntebe ivuga ngo reka yumve, ngo reka abone. Oya, ahubwo imira kuremamo, kuyumvira, ukayigandukira, ugahitamo iby'Imana ishaka kuruta guhitamo ibikunezeza. Bigenda biguhereza kamere y'Imana muri wowe. Turi abana b'Imana, ariko nyuma yo gukizwa ikintu tumari n'ahangaha no kugenda tugira ishusho ya Kristo, kuzageza igihe tuzamusanga. Nicyo turindirije n'ahangaha. Imana itugirire neza, kugwiza kamere y'Imana muri twe, godly character. Imana ishimwe cyane. Ibyo dukora rero cyangwa ibyo twagezeho bitangaza abantu, byatangaza se isi, si by'Imana ireba ngo ishime cyangwa igaye. Oya, natwe rero dushaka kwisuzuma tugira ngo turebe ko twarinda, twakwitoza kugira wa mutima unezeza Imana, wa mutima ubera Imana indahemuka, wa mutima ubera Imana umwizerwa abantu badahari. Tureka gupimira ku by'Imana idapimiraho. Imana ntipimira ku bunini bwa ministry izampa cyangwa yampaye, ku bikorwa by'indashyikirwa nakoreye mu isamano bakaba bandirimba, si iby'Imana ipimiraho ko nayibereye uyinejeje. Nanjye rero niba ashaka kumwizerwa
ku Mana, kuyibera indahemuka. Sinkwiriye gupimira ku by'isi pimiraho, ahubwo nkwiye gutinza amaso aho Imana itinza amaso. Uku yaje ikavuga kuri Yesu ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, nta murimo n'umwe arakora, ari imireberwe yo mu mutima, imiremere yo mu mutima n'ibyo yakoreye mu ibanga. Aho niho natwe dukwiriye gutinza amaso, twe kugwa mu mutego w'iyi si udukurura. Imana itugirire neza. Imana ireba mu mutima w'umuntu, ikareba mu mitima yacu, ikareba impinduka zigenda zikorekamo, hanyuma Imana ikanezerwa. Imana rero ikintu ishyizeho umutima ni impinduka zibera mw'imbere muri twebwe. Ese ndagenda mpinduka ndushaho gusa na Kristo? Ibyo bigaduhesha cya kintu twakomeje kuvuga ngo God's approval. Akavuga ataranesheje, arakunze nk'uko umwana wanjye yakunze, arababariye nk'uko umwana wanjye yababariye, aritanze ntacyo ategereje nk'uko umwana wanjye yabikoze. Imana ikanezerwa. Imana idushoboze. Niba rero twifuza kumenya uko Imana itubona, natwe twibagirwa ibizinyuma, twibagirwa ibintu by'ibitangaza Imana yadukoresha n'ibyiza dukoresha, twibagirwa ibyo twamariye abantu bakaturirimba, ibyo byakubera umutego rwose rwose. Hari n'igihe dushobora gutahira gushimwa n'abantu. Iyo baduhaye amashyi tukabyakira, ntago twabuza abantu kuduha amashyi, twakoze ibintu byiza, natwe ntitwareka gushima batugiriye neza. Ariko iyo ari iby'umutima wacu uriye bikagarukira aho ngaho, ntitwite tuvugana n'imitima, buri bundi umuntu avugana n'umutima mw'imbere. Yarimo arya amashimwe y'abantu, yarimo yakira icyubahiro isi yamuhaye cyangwa abantu bamuhaye, abagomba kuvugana n'umutima akavuga ati mwami urabizi ko ari wowe, urabizi ko ari wowe mbikesha, urabizi tubiziranyeho, urabizi n'intege nke zanjye, kugira ngo bitagusindisha, hanyuma ibihembo byawe bikazahinduka amashyi twaguhaye gusa. Imana itugirire neza. Niba rero twifuza uko Imana itubona, natwe dukwiriye gutinza amaso aho Imana yatinza, apana ku by'inyuma. Imana ishimwe. Dukwiye kwigenzurira twebwe atari mu mirimo y'inyuma, ahubwo kuri attitude zacu, inyifato y'umutima. Inyifato y'umutima wanjye imbere y'ikindeshya, imbere y'ikinkurura, imbere y'icyaha gishaka kunyizingiraho, imbere y'icyaha kirimo kimpamagarira kimbwira ubwiza bwacyo. Burya Eva yatangiye gutsindwa kibona imbuto ko ari nziza kandi kwiryohereye kuba umuntu yayirya, aho niho yari yatangiye gutsindirwa. Aho rero ni naho ubundi twihanira tutarajya gushyira mu bikorwa. Attitude, inyifato y'umutima wanjye ku cyaha kirimo kindeshya, atari n'icyaha se, guhitamo ibyanjye aho guhitamo ibya Kristo. Aho ngaho niho umuntu ahindukira, niho umuntu yihanira, niho umuntu asuzuma yashaka kubera Imana indahemuka. Dukwiriye kwigenzurira muri attitude yacu yamwimbere. Nkareba se iracyahengamiye mu kumvira Imana cyangwa yataniye mu kutumvira Imana. Mu bitekerezo byanjye abantu batareba, aho niho umuntu ahindukira, aho niho umuntu yihanira Imana, aho niho Imana ireba ikahanezererwa cyangwa ikahagaya. Kureba kandi nkisuzuma, nkareba mu by'Imana impagarira cyangwa mu by'Imana intije. Ese ndacyashaka ibya Yesu cyangwa ndashaka ibyanjye? Bya dukunda kuvuga ngo kuba self-centered, kuzurwamo na self-centeredness, nkaba nkora ibintu by'Imana ariko mu by'ukuri nshakiramwo ibyanjye. Aho niho umuntu atsindirwa cyangwa agatsinda. Ese ndacyashaka ibya Yesu? Ese mu marangamutima yanjye ko mbabajwe nimbitura kugira ngo nanjye noroherwe? Buryo umuntu agututse ukamusubiza mu marangamutima wumva haguwe neza, kuko ntiyagusuzugwe, ntiyabonye uri imbwa, mbese nawe uri umuntu ubasha kwihagarara. Marangamutima urayagaburi, ariko habonetse wowe. Ntago wemeye kubamba iyo kamere yawe ngo hagaragare Yesu, mwese umusubije mu byawe. Imana itugirire imbabazi. Icyo rero nicyo gipimo cyizewe. Ese ndashaka ibyanjye cyangwa ndashaka ibishimisha Imana? Turacyari muri attitude, mu nyifato y'umutima, mu bitekerezo abantu batareba. Ndashaka ibyanjye cyangwa ndashaka ibya Yesu? Abraham ajyana umwana we yashakaga iby'Imana, kandi iby'Imana byari bigoye, ariko yagarutse ari umuntu utandukanye. Yagarutse ari umuntu Imana yirahira, kandi yagarutse mu mutima w'inyifato ye n'umubana abanye n'Imana byahindutse bitandukanye nuko yagiye ameze. Nta gipimo na kimwe rero, nta suzuma na rimwe uzatambukamo ngo rigusiga umeze nk'uko wari umeze. Uzigira imbere pe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma amahirwe yo kunezeza Imana, kwishimirwa n'Imana twese twarayahawe, ntagapimirwa mu by'inyuma. Ubu ngubu Imana ishobora kureba umuntu w'icyamamare, umuvugabutumwa w'icyamamare, ufite umutima ushimwa n'Imana, urimo ukoreshwa n'Imana ibitangaza ku isi yose, tumuvuga, tumuzi, tumureberaho, ubwizerwe bwe mu maso y'Imana, gushimwa kwe n'Imana
mu maso y'Imana, Imana ikamushima nk'undi mugore utazwi, uri mu rugo, urimo kurera abana, urimo gutoza mu rugo rwe kubaha Imana, urimo gukora ibyo Imana yamuhamagariye, kwereka abaturanyi be bake cyane ku rugo rumwe 2-3 utararenze isibo, ariko urimo kwerekana Imana muri quartier, muri butike ahinga, no mu rugo rwe no mu bana. Imana yabareba hamwe n'icyo cyamamare gikoreshwa n'Imana byiza, sinimo mvuga igihimba, gikoreshwa n'Imana byiza, ibitangaza n'ibimenyetso, gifite ishyaka ry'Imana. Imana yamurebana n'uwo mugore witaye kube no muri quartier utararenze isibo, Imana bose ikabishimira kimwe. Nta na rimwe Imana izapimira ku mirimo y'inyuma, Imana izapimira ku bwizerwe bw'ibyo yampaye n'ibyo mpamagarira. Reka rero aho Imana itinze amaso, nawe bari hutinze amaso, uyibera indahemuka, uyibera umwizerwa mu byo igushakaho. Wibuke ngo bitangira ari bitoya, nkuko umwana we mutoya n'utuntu dukeya umushakaho, yamara gukuruka mushakaho. Ntago umwana w'umwaka umwe navuga ngo dore yansuzuguye ngo yanze kubyuka, ntago yansuzuguye, ariko umwana mukuru imyaka 18 yo muhamagaye ngo mutuma kanga kubyuka abansuzuguye. Imana iduhobona, Imana iduhe kuba umwizerwa mu byo dushaka. Data ashyira ishyaka n'inyota mu mitima yacu yo kwifuza kuba abantu Imana yishimira. Isi ntidute mu mitego yayo, ibishimwe inyuma ngo bikubera umutego. Hari umuntu aharanira gufulfillinga iby'inyuma bishimwa n'abantu, ariko asize Imana yifashe kwitama. Imana ikaba yambuje nko kujya ahantu, ariko nashyira ku munzani nkabona abantu bazangaya, bazavuga ngo ngo twa tuzi ko Rutansi ari umwana mwiza, kandi ibyo bintu by'uko bari bunyita umwana mwiza bikaba bifite agaciro kuri nge gakomeye, kuko biraryoha gushimwa n'abantu. Nkanga nkajyayo, Imana igasigara yifashe kwitama, ikavuga ngo aranze aragiye namubujije, kubera ko ishimwe ry'abantu ryambereye umutego. Ni mu tuntu duto no mu tunini hose Imana ifuza kwibera umwizerwa. Ubuntu bwayo yarabuduhaye kugira ngo idushoboze. Turi muri uyu mwitozo rero wo kwifuza kubera Imana indahemuka. Buri kintu cyose kigize ubuzima bwacu kizaza ari igipimo. Ibipimo ntibihora ari bibi, ari igihe nsinirwa mu byiza Imana impaye.